Yes, so uyu munsi tugiye noneho kureba input from keyboard. So input from keyboard ni ukuvuga ni gute winjiza data, ni gute muri Python ifite nka keyboard, ni gute typinga, ni gute winjiza imibare, ni gute winjiza amagambo. So ubushize twari twarebye iyo ufite ama data yawe cyangwa se ama variable ni gute uya combininga, ni gute ni kuvuga ukoresheje ama operation akorerwa kuri ayo madata. So hano ikintu kindi navuga nuko ubundi muri uri gukora ama program kuri computer, ikintu cyambere cy'ingenzi ni uburyo winjiza amadata, hari byo bino nyine tuvuga input from keyboard. So icya kabiri ni uburyo ayo madata yawe uyakorera ama operation, hari byo twabonye ubushize nyine operators. So icya gatatu ni uburyo saving, ni uburyo saving, ni uburyo nyine ubika like storing, ni uburyo ubika ayo madata yawe iyo urangije kuyakoresha ku buryo n'undi muntu nawe yayakoresha. So twihuse rero hano kwinjiza amadata, muruka ko dutangiriza inyigisho twabonye yuko hari Python ya kabiri, hari na Python ya gatatu. So kandi Python ya gatatu ikaba supporting Python ya kabiri. So kuba kita supporting, ahubwo hari ama function amwe namwe ari muri Python ya kabiri mu ya gatatu atari ngombwa yuko abaso bakaba baragiye bayareka, ariko Python ya kabiri dushaka ubundi twayireka kuko hano tuyikoresha kugira ngo nk'igihuye na programu nyine baje bakoresha izo function uzimenya, ariko ndi Python ya gatatu ikora ibintu byose. So twihuse rero kadufate urugero rutoya. Muri Python ya kabiri hari function yitwa raw input. Iyi function ni ukoresha ushaka kwinjiza ibintu from keyboard Windows. So ariko iyi function icyo witonda muri Python ya gatatu ntayihari. Muri Python ya gatatu turaza kubibona yuko iba input gusa. So reka dufate urugero. So nukuvuga ubwo turaraunchinga Python ya kabiri. Python ya kabiri kuyiraunchinga ushobora kwandika Python gusa cyangwa se nyine Python cyangwa se nyine Python ya kabiri. So tugiye kwinjiza data zacu hano, sibyo? Tugiye kwinjiza data zacu hano. So iyo tuvuze kwinjiza data ni iki? Data no kuvuga ni ishobora kuba ari imibare kuko ni kwinjiza nyine kuva kuri keyboard yawe ubu typing. So kano tuzite data twisted. So nta kindi po hano icyo ikitonderwa ni iki nuko par default or by default. So by default nuko data zose ziba ari string. Kubera iki aba programa babigenza gutya nuko string ariyo niyo abantu bakoresha cyane. So per default, by default no kuvuga nuza twinjiza ziba ari ziri string. So iyo ushaka kuzihindura muri integer cyangwa float ni handi nyine ukoresha typecasting. So reka turebe hano nk'urugero. Reka twinjize umubare nk'igihumbi. So uyu mubare nk'igihumbi ubundi tubizi ko ari integer, ariko rekurebe. So uri kubibona kuntu umeze hariyo type of d. Urikona kari string nuko par default ni ntuza ni yinjizamo data nka string. So icyo gihe ubishaka rero kubihindura ntuza niki ushobora kwandika umubare cyandika copy byo kudutinza. So none ukandika typecasting and quiz int. Yes, noneho ugapestinga mubira bya bintu byose. So nukuvuga noneho par default hano icyo tubwiye nuza niki nuko noneho tugiye kwinjizamo ama integers. So noneho ushobora kugira igihumbi. Noneho type urikona noneho ka int. So same thing ushobora kubikora no kuri float. So
float. So ukubona no ko yabaye float. So hano rero ni gutya winjizamo nyine amadata. Ukabona ko par default string uba utypinga iyo ushaka guhindura muri integers cyangwa muri float ugakoresha nyine iyi int cyangwa iyi float. Aha ariko ni twabivuze ko ari kuri Python ya kabiri. So indi function hano ni input, nayikora nkaho input nta kindi. So kuri Python ya gatatu rero nkuko twabivuze iyi function input niyo ihari yonyine, nta iriya raw input nta ihari muri Python ya gatatu. So nanone ikindi umenya nuko ni by default ni string. So iyo ushaka guhindura muri integer ugomba gukoresha kora twabibonye, ukoresha int ugakoresha float. So reka twihute noneho dufata urugero hano ni urugero rwo guteranya imibare ibiri kandi uyinjirize cyane kuri keyboard. So okay, so conversion bo hano muze kwitonda, uze kureba hagomba haraburamo ntuza parenthèse, haraburamo parenthèse imwe. So reka twihute. So umubare wa mbere tukatugira 100, wa kabiri 300. So ukona itudo samko ari 400. So hano icyo dutondera ni iki int none ugasha input umubare wa mbere guteranya input umubare wa kabiri. So urugero narwo rurumvikana. So no hano ikindi gishoboka ni iki, ikindi gishoboka nuko ushobora kwinjizamo amadata yawe menshi none ukagenda uyashiramo space, ukagenda uyashiramo umwanya hagati yayo. Ushobora gushiramo umwanya, ushobora gushiramo akitso cyangwa ushobora no gushama akanyenyeri. So biterwa nawe, gusa syntax cyangwa se uburyo bukorwa ni gutya. So kadufata urugero nabwo kugira ngo twihute. So data. So nukuvuga hano space niyo iragenda itandukanya amano za twinjiza. So reka twandike 10 no space 20 space 30 twandike wenda 700. So urabibona no do printing data yacu uhita ubibona ko data yari ntuza 10 20 39. Ariko kwitonda ni iki hano ni list, ni list ariko so ni string. Uhita ka string nkagura twabonye par default. So nukuvuga noneho iyo ushaka ko ari winjizamo integers cyangwa float, reka turebe kuno wabigenza. So icyo gihe ubigenza gutya. Uru ni urugero tugiye gufata urugero rwa integer ariko ni kimwe byose na float no gukoresha iriya nyine typecasting. So hano ni iki ni kuvuga kubishira hano no kubishira muri list, then hanyuma nangiza ugakoresha int of x kuri twabonye nyine typecasting. So katwinjizemo noneho tuze kureba 300 so non printing so now biraboneka noneho iyi ni list ariko noneho list y'imibare y'ama integers noneho nagari string. So nizere ko naho humvikana naho ni kimwe na float. Icyo ukora hano bitandukanye ko ni utangira float of x gusa.
nta kindi. So noneho hano kubona ntago tubigeze hano ntago noneho imibare bitandukanyijwe na espace cyangwa na space, biba bitandukanyijwe noneho na kanyenyeri. Okay, izere ko naho ngahumvikana naho. So noneho ikindi ni igiki rero? Ikindi nuko noneho dushobora guteranya imibare ine. Runo rugero rwiza cyane. Dushobora guteranya imibare ine, so cyangwa se imibare ine, 10, 30 n'ibiki, just uyinjirije muri keyboard. Ibyo nshaka kuvuga. So hano harimo ikosa no kubera note zo muri Word. So hano no kuvuga injizamo imibare ine ariko itandukanyijwe n'iki na espace, space. Ya ndikumva mu Kinyarwanda space ni iki abantu n'umwanya bitandukanyijwe n'umwanya. So umubare wa mbere kadushiremo 100, umubare wa kabiri dushiremo 300, umubare wa gatatu 500, umubare wa kane dushiremo 1000. So ukubona ko ititeranya ikadunyume 900. So ndikumva na hano urugero rwumvikana naho. So reka twihute. None ikindi indi fonction iduha hari ino fonction eval. Iyi ngiyi evaluating iki ni ukuvuga evaluating input, evaluating amanuza value ufite, none ikajyanisha na operation. Tuvuge uri kubona hano uri kubona ko ufite aho bigaragara cyane. Yes, ni hano uri kubona hano ufite imibare ariko hano ufite inyuguti, uri kubyumva. So iyo rero operation hano iraziteranya, ihita ibiteranya. So hano ushobora kuba ufite nka naho kugira ngo tubisobanure neza bikadufata urugero. So uri kubona hano ubundi hano za string no kuvuga yagombaga kuprintinga gutya nyine, yagombaga kuprintinga 10 wongeho 20. ni kuri yabimeze kuko ari ama string, ariko iyo ukoze eval itubibona ko zino ari ama integers, ni impamvu iguha 30. So nizere ko urwo rugero narwo rwumvikana. So reka twihute. So noneho ikindi hano naho birumvikana. Hano nubundi nibyo bita hara nyine no guteranya ama string, birumvikana ko iti ya combining. So urundi rugero ni iki noneho ni igihe uri kwinjiza urugero rwiza rwo gukoresha ino fonction eval ni igihe uri kwinjiza ama data types atandukanye. Okay, so haruno urugero ni rwiza cyane, reka turukoreshe. Sibyo hano noneho turaza kwinjizamo ama data types atandukanye. So iya mbere ni integer, sibyo dushiremo space. Iya kabiri ni float, wenda tugire 88 n'ibice 8. Iya gatatu ni iki? Iya gatatu reka tuyite string, tuyite Kigali. So no turangize. So S is not defined. I say uri kubona kari 100, ugize B kubona kari 88, ugize C uri kubona kari Kigali. Niyo wagira nawo ngubu type of C, type of B, type of tubibona ko buri yose ari buri yose data type yayo. So uhita ubibona imwe integer indi kaba float